hari abantu benshi cyane mwatangiye kugenda mumbaza ukuntu wakoresha VPN ukajya ukoresha mega z'ubuntu bitakugoye. Nagira ngo nze nkubwire ati ahangaha niho igisubizo ugiye kuzajya ubonera ibintu byawe, ibintu byose ahangaha kuri iyi channel. Nikwibutsa ko niba ukiri mushyashya kora subscribe, wibuke gukora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro dukora. Ndabizi abantu benshi cyane mwakomeje kugenda mwibaza kuri Stark VPN ukuntu ishobora kubikora. Nibyo koko, iyi Stark VPN irakora ku buri muntu wese ufite simukadi ya Airtel ya 073. 072 ntabwo igikora. Niyo mpamvu njye niciye kugira ngo mbakorere iyi video y'ukuntu wakesitara VPN igakora ukajya ukoresha mega z'ubuntu bitakugoye, utaguze bando za buri kwezi cyangwa za buri munsi. Ndagira ngo bwati tera agatebe wicare wige ubundi ujye ubona uko bikorwa. Twagiye ku muntu utarite araza aze hano kuri aka kantu ngenga arakareba, kano kantu kari ahangaha, maze namara kuza araza arebe kano gafresh ahantu kari kureba, azana kuri Play Store. Namara kuza muri Play Store aha kandi namara kuhakanda agende akore research yandikemo Stark VPN, kuko ngiye nyifite rero ntabwo biri bwangore. Ndaza nimara kuza urabona, ndaza hano kuri Stark VPN yanjye hano ahangaha mureba hano, ahangaha muri kureba niho ngiye kuza kuri Stark VPN yanjye, ubundi nkabereka ahangaha kano gafresh karimo kureba, niba uri kuhabona naho ngaho. Nimara kuhaza nyikande nyinjiremo, nimara kuyinjiramo turategereza umwanya mutoya. Nitumara gutegereza umwanya mutoya mbere kuko bigiye kugenda ku bantu mushaka kuzajya mubona mega za buri munsi bitabagoye. Ambo urabona VPN yacu dore ukuntu imeze. Uraza ahangaha ko ndabizi ku muntu bwayifungure bwa mbere aragasanga hano kuri customer care setting yari ahangaha bisa nkaho hanze wenda sinzi nzana aka fresh wenda muhabone ahangaha urimo kuhareba kwa aka fresh aka nihiri bwabiri. Noneho urahita uyifata uyizane hano kuri aka fresh kandi ahangaha hano kuri imported setting. Ngiye ngo hano urimo urahareba hano kuri imported setting hano abariho ugakirika, abariho ugashyira. Numara kukahashyira ikindi kintu ntabwo biri bwabe bishimishije ngo ukanya wahita ufungura ngo ikore, ntabwo yakora ako kanya. Urongera uze hano ahangaha hano kuri aka kantu hano hari utudomo dutatu ukandeho. Numara gukandaho uraza hano handitse imported setting, ngira ngo urahareba hano ahangaha hano ukandeho. Numara gukandaho urahita kugeza muri setting nakuse cyangwa muri profile ya telefone. Uko njya agafayiro kayo ngafite ngewe ndaza hano nsanga uko ngiye nzi ko agafayiro kanjye ngafite. Nimara kuza nzana kuri order ndagafite, dore ngaka, dore naka ngaka kano mureba ugakandeho gutya. Numara kugakanda bahita bakubwira ngo creature note inbox, ukande OK. Numara gukanda OK urahita uza ufungura amadata. Numara gufungura amadata ya telefoni umutwe turaza dufungure gutya, dutegerezeho umwanya mutoya. Urabona ko agafunguzo ko kaje. Nkwibutsa niba ukiri mushyashya kora subscribe, wibuke gukora ku nzogera. Urabona yuko ko itangiye kuba yabara. Turategereza umwanya mutoya ikomeze ibare ku buryo tuba turi bwa bidutegereze ko iyi setting ikaba contact. Nkwibutsa niba ukiri mushyashya ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye
tubonana muri ibiganiro bigiye kuzajya bicaho tubigisha ukuntu mwakeditinga amavideyo. Hari n'abasisita benshi cyane bakomeje kugenda ngo bambaza ngo ukuntu ngo bakora amafoto ngo bakayegeranya, ese ukuntu washyiramo indirimbo. Ibi ngibi nibyo nje kubereka, ni ibintu byoroshye cyane. Ndabona bisa nkaho iri kugorana, reka nongere nyifungure turebe. Wibuka gukora subscribe, ukibuka no gukora ku nzogera kugira ngo tujye tubasha kuba twabana muri ibi biganiro dukora ahangaha, tugiye kujya tubanaho bya buri munsi. VPN noneho ko ndeba uyu munsi none ni ikirere cyahindutse nabi, byagenze gute? Reka nongere nyifungure. Aha ni ahandi niho uzamenyera ubumenyi ubwo ari bwo bwose ku editinga amavideyo. Hano tugiye kujya tubyerekana uko bikorwa bitakugoye, ukuntu wakeditinga ziriya video nk'izabanyagiso bitakugoye. Turakomeza tugahendahende mpaka gakoze, karaza kuza gukora uko byamera kose. Urabona ko kabaze kageze kuri 600 ahangaha, urabibona neza ko bishobora kuba bigiye gukunda. Urabona ko kakunze ubu ngubu. Internet ubu nakongera kuyikoresha wenda kugira ngo mubyizere neza. Reka nse nkujya kuri Facebook wenda turebe, tujye kuri Facebook turebe atse iyi VPN yacu yakoze. Ubwati ndasiga nimero muri screen yanjye, umuntu uzakenera aka gafayiro azampamagara se cyangwa nyandikire kuri WhatsApp nkamuhereze, tuzumvikana nta kibazo se cyangwa njyewe ntanakamuhera ubuntu. Umuntu uzemera gukora subscribe niwe nzagaha, ariko umuntu utarayikoze ntabwo nzakamuha. Urabona ubu ngubu noneho urabona uko katangiye gukora. Ubu ngubu karimo gukora neza nta kibazo. Babwira ati ibuka gukora subscribe, wibuke no gukora ku nzogera kugira ngo tujye tubasha kuba twabona ibihangano. Nzabakora step ya kabiri y'ukuntu noneho wakikora fayiro yawe ukajya uyikoresha wenyine. Bye bye, ciao ciao, mugire umunsi mwiza kandi ndabakunda cyane.